ariko nyuma byaje guhinduka nza kubanza gukorera kategori ya moto kubera yuko nagize ubushobozi bukeya, iby'imodoka bisa nk'ibinaniyeho gatoya, nshaka kategori ya moto nkoraho n'ubumotari. Nubwo n'uwo mwuga wo gutwara moto atari mubi, ariko igihe wamaze kubona kategori A iri kuri perimi yawe ntabwo bihagije. Turambe bw'imyaka 15 mu gutwara ibinyabiziga, ubu nkaba ndi ku rwego rwo gutwara ibinyabiziga byo mu nzego za A, D, C, D, D1 na F. Gutwara amapikipiki, imodoka zo mu rwego rwa kategori B, imodoka zitwara abagenzi mu nzego zose D na D1. Ubwo ni kwasiteri na bya bibisi bya Shirumuteto. Mwabise Shirumuteto, yego. N'ikamyo zo mu rwego rwa kategori C, ndetse n'imashini kategori F. Yego. Yatsinze akoze rimwe kandi yize iminsi 7. Hari ingorane nyinshi z'uburyo abarimu rimwe na rimwe bafatwa nk'abantu babesikoro, bumvisha abanyeshuri yuko badashobora kubona perimi badatanze ruswa. Wowe nkurikiye kuri y'umotari, yego, nihagira umwarimu gushuka ukamuha amafaranga akubwira ko azaguza n'abapolisi ngo baguhe perimi, aya mafaranga umenye yuko mwarimu azayatamira kandi uzaba uhombye. Amafaranga wakabaye utera ugahereza umuntu iyo minerivare yigira ugira ubumenyi bwo gutwara neza ikinyabiziga, kandi yavamo ubwo bumenyi butuma unatsinda nta kindi kibazo ugize. Murakoze. Hello my people, it's me Motari, ni motari wanyu, umukozi wa rubanda. Narabyiyemeje gukora akazi kanjye neza, nagakora kinyamwuga, kandi nkagerageza gutuma abantu bamenya n'iki dushaka kuba twakora kugira ngo ubuzima bwacu mu muhanda turusheho kuburinda. So uyu munsi rero ntabwo bisanzwe, ntabwo hari ibijyanye na moto cyane ngiye kuvuga, ariko ngiye kubabwira cyangwa se tugiye kuganira n'umwarimu wanyigishije. Niwe wabanje kunyigisha, nabanje kwiga imodoka mbere, nyuma nza kwiga moto, ariko no mu masomo namukuyemo harimo yuko ngomba kongera ubumenyi. Niyo mpamvu nasubiye inyuma ngashaka perime ya moto, narangiza nkanakomeza n'ubu ngubu urugendo rurakomeje. So yitwa mwarimu Albert, ni umwarimu w'umuhanga cyane, abantu benshi baramuzi hano Norvege. Niwe tugiye kuganira kugira ngo tugire byinshi tumumenyaho ku bijyanye n'akazi ke, ndetse n'ibindi bitandukanye ku bijyanye n'umwuga wo kwiga n'amabanga twakoresha ngo tubone perime, ibintu nk'ibyo ngibyo. So nimucikwe, muraza kuryoherwa. Teacher, tugwaye ikaze. Murakoze cyane. Sawa, watangira utwibwira? Amazina yanjye ari mu byangombwa nitwa Nsengiyumva Albert, ariko izina ry'akazi nitwa mwarimu Albert. Nkaba ndi umwarimu wigisha gutwara ibinyabiziga kuri site ya Nyarugenge iherereye hano Norvege Karama. Nkaba nigisha ku rwego rwa kategori B. Watangiye gute kwiga gutwara ibinyabiziga? Ese ni iyihe modoka watangiriyeho, cyangwa se ni ikihe kinyabiziga waba waratangiriyeho? Murakoze cyane. Habanza ubundi umuntu agiye kwinjira muri uyu mwuga, burya habanza kuba warabyirutse ubikunda. Natangiye kwiga imodoka mu mwaka w'ibihumbi 2005, ko nabonye uruhushya rw'agateganyo muri 2004, ariko nyuma byaje guhinduka nza kubanza gukorera kategori ya moto kubera yuko nagize ubushobozi bukeya, iby'imodoka bisa nk'ibinaniyeho gatoya, nshaka kategori ya moto nkoraho n'ubumotari. Ariko ntabwo yari impano yanjye ko sinabitinzemo, byaje guhinduka ngaruka gushaka kategori y'imodoka ndayibona, birangira ngiye no mu mwuga wo kwigisha gutwara, kuko nabikundaga cyane, numvaga ariyo mpano yanjye amaherezo. Kuki wahisemo kuba umwarimu mu gutwara ibinyabiziga? Murakoze cyane. Nk'uko mbivuga mbere, murabizi ko habanza kugira uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga. Rero naje kugira abavandimwe bankundishije uyu mwuga, bamwe muri bo urumva harimo n'abanyigishije. Noneho rero nza kwisanga muri uyu mwuga gahoro gahoro, birangira numvise nanjye uko nkumaramo igihe ngenda ndushaho kuwukunda cyane. Teacher, ni ibiki by'ingenzi wigisha umuntu ushaka kuba umushoferi mwiza? Murakoze cyane. Umuntu ushaka kuba umushoferi mwiza, uburyo mwigishamo, ikintu cya mbere cy'ingenzi ni uko mwigisha gutwara imodoka neza, akamenya gutwara neza mu muhanda mu buryo bunonosoye, ku buryo atagenda nabi mu muhanda, akaba agomba uwo muntu kubahiriza amategeko y'umuhanda uko ari, akirinda kudepansa nabi, akirinda kugenda ku muvuduko urenze uwagenwe,
kandi akirinda kunywa ibisindisha agiye gutwara ikinyabiziga. Abo bantu rero bangana niyo nama bagira kugira ngo uzabafashe kwirinda impanuka. Murakoze. Ufite uburambe mu gutwara ibinyabiziga bw'igihe kingana gute? Ese ni ibihe binyabiziga ushobora gutwara? Murakoze cyane. Mfite uburambe bw'imyaka 15 mu gutwara ibinyabiziga. Ubu nkaba ndi ku rwego rwo gutwara ibinyabiziga byo mu nzego za A, D, C, D, D1 na F. Ubwo no kuvuga ngo ni moto byose gutwara amapikipiki, imodoka zo mu rwego rwa kategori B, imodoka zitwara abagenzi mu nzego zose D na D1. Ubwo ni kwasiteri na bya bibisi bya Shirumuteto. Mwabise Shirumuteto, yego. N'ikamyo zo mu rwego rwa kategori C, ndetse n'imashini kategori F. Yego. Ubona ari iki gituma umushoferi aba umushoferi mwiza koko, atari uko gusa yamenye kuba yakoresha vola nyine akaba azi kuyobora nk'uko wabivuze? Ahubwo icyo ni ikibazo cyiza cyane kandi cy'ingenzi. Ntabwo kumenya gutwara imodoka byo gushora bisanzwe kuko yakugiye mu maraso aribyo bikugira umushoferi mwiza. Umushoferi mwiza ni umushoferi urangwa na disipurine. Hari disipurine ishingiye kuko yitwara muri sosiyete, za ndangagaciro, kuba atari umuntu wanduranya aho ari muri sosiyete muri rusange, ndetse no kuba uyu muntu mu muhanda yubahiriza amategeko y'umuhanda, akirinda kugendera ku muvuduko urenze uwagenwe, akirinda kudepansa nabi, akirinda gutwara yanyweye ibisindisha. Nigeze gushyira akantu kuri YouTube kavuga ngo kubera icyo abashoferi bamwe baremerewe nuko ngo kamera zihishwa, nyamara badakwiye kugenda bacunganwa na kamera kubera yuko tuyoborwa n'ibyapa ku muhanda. Ibyapa kandi umushoferi rero mwiza, kamera niyo bashyiraho kamera 1000 ntabwo zakabaye zimureba, kubera yuko we yubahiriza amategeko y'umuhanda uko ari, akagendera ku muvuduko wagenwe. Uyu muntu nta kibazo agirana na polisi. Aba nibo bashoferi rero dukeneye, kubera ko nibo bazi agaciro k'ubuzima bwabo n'ubwabo batwaye, ndetse n'ubw'imiryango yabo bashobora gusiga igihe baburiye ubuzima mu mpanuka. Nizihe nama wagira abamotari bashaka kwagura ubumenyi bwabo? Murakoze cyane. Nubwo n'uwo mwuga wo gutwara moto atari mubi, ariko igihe wamaze kubona kategori A iri kuri perimi yawe ntabwo bihagije. Biranashoboka yuko igihe cyagera ugakenera gutwara imodoka, ndetse burya nkawe y'umotari Sadi, buriya moto iravuna. Hari igihe intege zihera ukazisanga bishoboka ko wanatwara imodoka ukigama mu ntebe bikakorohera. Rero ntabwo bikwiye yuko umuntu agumana kategori imwe. Shakisha kategori zose. Uyu muntu yayobotse n'urugero umwuga wo gutwara abagenzi. Tekereza yuko uzava kuri moto ukajya kuri kwasiteri, ndetse byaba ngombwa ukazajya no gutwara bisi. Nyine muri make yishimishwa no kuba yavuga ngo ngiye kuguma ku rwego rumwe. Usanga afite perime A imyaka 20 irashize, kandi abo bantu barahari. Reka tubashishikarize kuza gushaka izindi kategori, dore yuko n'ibizami byorohejwe, nta bizami bigoye bikibaho. Kandi teacher, biranashoboka wenda tuvuge ngo wenda yashinye ikimotari, ariko hari igihe ashobora gukenera gutemberana na famiye, agatwara abantu barenze umwe atwara kuri moto. Nukenera kugendana na famiye yawe udafite kategori, ubu ntiwashimishwa no kuba wazanatwara abantu nyine mu kamodoka nawe? Yego, niba ufite umuryango, benshi murabizi ko tuba tuvuka mu ntara zitandukanye. Hari igihe kizagera ugakenera kujyana n'umuryango wawe bidasabye yuko ujya gushaka umushoferi. Haba hari imodoka zikodeshwa mu bice bitandukanye, ariko niba ufite iyo kategori yawe B, uzagenda ujye gushaka iyo modoka bayigukodeshe, ujyemo n'umuryango wawe, kandi n'ishema ryawe ujye gusura ababyeyi. Ni iki kijya kikunezeza cyane mu kazi ko kwigisha? Nyine muri aka kazi ukora ko kwigisha abantu gutwara imodoka, ni iki koko ujya ubona ukabona kiragushimishije? Urakoze cyane. Natangiye umbaza nkubwira inzego mfite, kandi urugero nka D1 nayibonye muri 2018. Urumva imyaka nyimaranye n'uburyo abashoferi batwara amabisi baba bakenewe, nakabaye ntwara bisi. Ariko ngewe nikundira umwuga wo kwigisha, kubera ko nubwo hari abantu bapfobya mwarimu, ariko burya mwarimu ni umuntu wubashye. Aka kazi n'ubundi kantungiye umuryango, kandi n'akazi kubashywe. Nshimishwa no kubona
abantu nigisha batera imbere bakagera no ku zindi nzego, numva ari ishema ryanjye, binashobotse rwose kuri gahunda yanjye numva nazasazira muri uyu mwuga, nta handi nteganya kwerekeza kereka igihe kwigisha byazaba bitariho. Yego. Wigeze ugira umunyeshuri wagutangaje cyane? Ese ni gute wabyitwayemo? Watubwira nyine ukuntu byagenze nyine kugira ngo ugire umunyeshuri abe yagutangaza mu bandi waba waragize, kuko uhura n'abantu benshi. Ese umunyeshuri waba waragutangaje wenda niwe watubwira inkuru y'umunyeshuri umwe nta kibazo. Murakoze cyane. Aba banyeshuri bantangaje ni ba banyeshuri biga mu gihe gitoya, twita abanyeshuri b'indashyikirwa. Burya mu masomo yose haba abagira harya mu byita grande distinction. Wabivuga neza wowe wabisobanukiye. Hari abanyeshuri biga mu gihe gitoya bagafata na mwarimu agatungurwa, yewe no muri iyi minsi ndamufite. Ariko umunyeshuri wantangaje umwe bita Gaspard, ndamwibuka mu gihe hari igihe ibizami byari bimaze iminsi bidakoreshwa, abantu bafite amakode, hakenerwa kuyamanura bagakora vuba, bagenda bashyiraho amasite abiri muri buri karere. Hano twari dufite site imwe yakoreraga hano, dufite na site B, ngira ngo wayikoreye harya natsindiwe kuri demarage, watsindiwe kuri demarage unakoze ubwa mbere. Burya nawe nanagushyira no muri icyo cyiciro, ariko nturimo kubera ko uyu muntu witwa Gaspard yaje afite iminsi 7 kugira ngo akore ikizami, kandi aje ngo mutangize mu gihe hariho abanyeshuri benshi bigoye kubigisha. Uyu munyeshuri amasomo y'ingenzi yayafashe mu buryo bwo kureba ahagaze, kuko kwicara mu modoka icyo gihe byari bigoye. Mwigisha mfite intege nke, nta n'icyizere mfite, kubera ko numvaga iminsi 7 ngiye kumuhera kuri 0 mwigishe gutwara mu muhanda, nindagiza mugeze ku rwego rwo kumenya formule z'ibizami anakora ikizamini. Uyu munyeshuri yo ndibuka wenda yari atuye Kimisagara, nkagerageza kugendana nawe circulation kuva Kimisagara uza hano Norvège, ngira ngo twayikoranyemo nk'iminsi 3. Ariko icyantunguye bigeze noneho ku kizamini muri za site ebyiri yatsinze akoze rimwe kandi yize iminsi 7. Noneho ntiyanakoreye ku modoka yanjye kubera ko zari site ebyiri. Abanyeshuri benshi n'abashyize bari kuri site B ariho njye nakoreshereje, abandi 3 nawe arimo bari bakoreye ahangaha n'abahaye indi modoka, anakorera no ku yindi modoka atigiyeho, atsinda ikizamini. Uwo niwo munyeshuri aka kanya mu mutwe wanjye navuga ngo muri Guinness de Record yo mu mutwe wanjye, uyu nguyu niwe munyeshuri w'intangarugero, kuko yize mu gihe gitoya kandi nta handi hantu yari yarigiye gutwara imodoka. Niwe wamutangije? N'igihe wamutangije, mutangiza mu gihe gitoya, ariko akaba umuhanga, akaba umuntu uhagarara akareba ibyo bakora, ko nka parikingi yayirebesheje amaso, anyatse kujyamo ahita abikora ntabanje gusobanura za formule zose dusobanura. Ni uwo nguwo. Dusoza tunagushima cyane ku mwanya wawe, watubwira se ufite icyifuzo cyangwa se ubutumwa bwihariye wifuza kubwira abanyarwanda muri rusange? Yego, ntabwo bwabura. Mwarimu Albert n'ubundi butumwa ntanga buri gihe n'ibisanzwe barambutanga. Hari ingorane nyinshi z'uburyo abarimu rimwe na rimwe bafatwa nk'abantu babesikoro, bumvisha abanyeshuri yuko badashobora kubona perimi badatanze ruswa. Ngira ngo mu gihe twamaranye uwo murongo nta unziho. Yego rwose. Ubutumwa rero nshaka guha abanyarwanda nuko ibizamini ntabwo bikomeye. Iyo wize neza imodoka cyangwa se na moto, uza gukora perime yawe ukayicyura nta kindi kiguzi usabwe, uretse ko hari akantu ku ruhande wowe nkurikiye kuri y'umotari. Nihagira umwarimu ugushuka ukamuha amafaranga akubwira ko azaguhuza n'abapolisi ngo baguhe perimi, aya mafaranga umenye yuko mwarimu azayatamira kandi uzaba uhombye. Amafaranga wakabaye uterura ugahereza umuntu iyo minerivare yigira, ugira ubumenyi bwo gutwara neza ikinyabiziga, kandi yavamo ubwo bumenyi butuma unatsinda nta kindi kibazo ugize. Murakoze. Rero ukeneye yuko mwarimu Albert akwigisha gutwara imodoka, ubu ndi kwigisha kuri kategori B. Ushobora gusura YouTube channel yanjye yitwa Mwarimu Albert TV Official, ndetse ugakora subscribe ugakurikira gahunda zose zicisha kuri uyu muyoboro. Kandi ukeneye no kumpamagara
wamamagara kuri MTN 0788574552, Airtel ni 0739603311. Ndi kuri TikTok ni Nsengiyumva ni Mwarimu Albert, kuri Facebook ni Nsengiyumva Albert, kuri Instagram ni Nsengiyumva Albert. Murakoze. Thank you so much.